wabigenza ute? Mu gice cya kabiri twasize Margarita asobanurira Kamariza impamvu yifuje kumubwira inkuru ye na Damascene ayivuye imuzi n'imuzingo. Ati Kamari, niyo mpamvu erega nifuje gutangira inkuru yanjye nyihereye mu mizi, kuko ibyambayeho ni ingaruka z'umwanzuro nafashe nyuma y'iminsi 2 gusa. Ibyabaye iyo minsi 2 irangiye, iyo mbitekereje nanjye ubwanjye mba ntumva ntakwiye imbabazi na gato. Rero Kamariza yumvise ibyo Margarita amubwiye, yumva nawe agize ubwoba, ndetse atiyumvisha ibyo Margarita nyine agiye kumubwira, yumva ko biteye ubwoba. Gusa nanone Margarita we yari yaramaramaje kumubwira ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga, ibyo twakwita story of her life, cyangwa story y'ubuzima bwe cyangwa bwanjye. Okay, Margarita, ndumva unteye ubwoba ahubwo. Uti uwo munsi niwo wabaye intandaro cyangwa itangiriro by'ibyakubayeho se? cyane rwose Kamari, cyane niko bimeze pe, ntabwo wibeshye. Ariko ngo nanone burya ngo intabaza irira ku muziro. Navuga ko nanjye nabigizemo uruhare ruziguye rwose. Burya ngo ntawivuga amabi ameza ahari, ariko nge sinjya nigira mwiza rwose. Iyo nzi yuko nanjye hari uruhare rubi cyangwa se ibintu nakoze bitari byiza, nanjye nivuga uko biri uko byagenze. Margarita, mbwira nkuteze amatwi numva inkuru yawe. Ndumva gusa nyine iteye ubwoba pe, singiye kukubeshya, ndumva iteye ubwoba. Yego, urakoze kuntega amatwi Kamari. Naramwemereye, mwemera ko nzamuha igisubizo mu minsi itarenze 2, kandi mwizeza ko kizaba ari igisubizo kimushimishije rwose. Birumvikana iyo wijeje umuntu ko igisubizo kizamushimisha, nuko uba umwijeje ko uzamusubiza ugendeye ku cyifuzo cye. Ubwo nyine mu yandi magambo uba wemeye, ariko ugashaka kuzabivuga weruye uwo munsi mwemeranyije cyangwa se mwumvikanyeho.
gusa nanone ubwo namubwiraga ntyo yahise ahindura imirebere, andeba indoro idasanzwe atarasanzwe andebamo kuva igihe cyose twamenyanye. Marigari, ndagushimiye ko utampaye igihe kirekire cyangwa igihe cya kera, kuko iminsi 2 nizeye ko nzabasha kuyihanganira pe, nkabasha kugutegereza. Ariko nanone Marigari, nashakaga kugusaba ikintu kindi cyoroshye ariko wenda kinagoranye bitewe n'uburemere uri bugiye cyangwa uri bucyakirane. Okay, mbwira nguteze amatwi. Nta kintu nakwima ndamase, mbwira nguteze amatwi. Gusa nyine cyo kitagoranye cyane. Marigari, rega nta kindi nifuzaga kitari ukugusaba yuko igisubizo uzampa utazakimpa kuri message cyangwa ngo uzampamagare ukakimbwira kuri telefone. Nkuko rero nafashe uyu mwanya nkagusaba ko tubonana tukabonana amaso ku yandi, nkakubwira akandi ku mutima. Nagusabaga ko nanjye wazanyemerera ukazansubiza turi kumwe imbona nkubone, niba ntacyo byabigutwaye. Ehe, Damase, nibyo se? Ibyo urantunguye, sinjye kukuki urantunguye pe. Ibyo nta kibazo rwose. Ahubwo se tuzabonana gute? Uzaza iwacu tuzareba ahandi hantu duhurira, ubwo bizagenda gute? Ariko se uretse ko wenda wabifata ukundi Marigari, urumva koko udakabya kwikunda? Ibaze inshuro zose maze kuza iwanyu, wowe nturanagera ku marembo y'iwacu basi ngo usuhuze wigendere. Usibye n'ibyo ntunazi aho nkorera, nukumva makubwira gusa. None koko no kugira ngo ume igisubizo nabyo bizanzane iwanyu, urumva atari kwikunda cyane Marigari? Yego nutsimbarara ntabwo byambuza kuzaza, ariko nanone ushyize mu gaciro wasanga harimo kwikunda ugakabya rwose pe, ndakurahiye. Rero Margarita bamubwiye ayo magambo yabwiwe na Damascene, arebye mu maso ya Damascene abona haragaragaza umubabaro udasanzwe. Nuko Margarita mu mutima atangira gutekereza. Ntekereje uko twari tubanye, sinari nkwiye kumubabaza. Ariko nanone nibazaga ahandi hantu twahurira. Ubu se
gusa ndumva nyine nanjye sinzi simpazi sindimo kuhafatisha neza. ubuse mitemo kumuhata ibibazo by'aho dushobora guhurira bigenze gute? simbimubwira intumve n'icyo abivugaho niba yanamfasha kumenya neza aho twazahurira. Mana we, okay. ntacyo reka mfe kumubaza numve icyo abivugaho. none se wowe urumva byazagenda bite? kuko nakubeshye Damase, sinzi ahantu twahurira, sinzi ukuntu bimeze. basi mbwira uko ubyifuza ndabyemera. ku bwanjye nakwifuje ko wazampa igisubizo wanansuye byibuze nk'uko wambwiye ko igisubizo cyawe kizaba ari cyiza. rero kubw'ibyo nyine tukarushaho no kwishimira icyo gisubizo waba umpaye, kuko cyaba ari igisubizo cyiza. uvuze uti ushatse gusobanura iki? kuko ushatse kuvuga iki Damase? ngo tukarushaho kwishimira? ntabwo mbashije gusobanukirwa. ubanza unyumvise nabi Marigari, ubanza unyumvise nabi rwose. icyo nshaka kuvuga ni uko uramutse uje iwacu byibuze nanjye nabona ko umbonamo cyangwa se urukundo rwacu rwaba uruha agaciro, kandi bikanatuma nanjye igisubizo umpa ndushaho kugiha agaciro no ndetse no kugifatana uburemere, nkagihereza uburemere. urumva byaba atari byo Marigari? navuga ko mama nyine ibyo that is a meaning, nibyo nshaka kumininga, nibyo nshaka gusobanura nyine uburyo bwo kwishimira, nibyo ndimo kuvuga. ese ubwo wowe kuba waba ukundana n'umuntu utazi aho ataha koko urumva atari ikibazo? byibaze nawe, wakubaza ati ariko uriya muhungu nabonye mugendana n'uwahe? nawe uti buriya sinzi iwabo. ubwo urumva kuko byaba bifite bisobanutse cyangwa bifututse koko? nyine shyira mu nyurabwenge yawe umbwire. shyira mu nyurabwenge yawe umbwire nawe, umbwire ukuntu wabifata, umbwire ukuntu bimeze, kuko njye ubwanjye ntakubeshye ndifuza ko wamenya ni iwanjye. byaba ari ibintu by'agaciro. usibye ko burya habaho n'abantu bazi gutera ingingo zikwemeza cyangwa zikagufata
ukabura icyo warenzaho. Ese rero Damascene yabwiye gutyo, abwiye Margarita gutyo, amuhereza ingingo nyinshi zifatika zose kandi ziza neza. Nawe yumva aratsinzwe, maze nawe yumva ko byaba byiza ko amweretse ko amuha agaciro, akajya kumusura iwabo, byaba ntacyo byaba bitwaye. Kamarimba barambanza nguce mu ijambo rwose. None se ubundi reka nkubaze, utarakomeza kubara inkuru, nanjye naba mbaye nka radiyo, rwose, kuko kugera ubu ntabwo ndumva ikibazo aho cyaje kuvukira. Kandi wambwiraga yuko igisubizo wamuhaye ari cyo cyabaye imbarutso cyangwa intandaro yo kumera gutya mubona. Ariko nawe subwo yureka basi nkabanza nkasoza nibura iyi nkuru Kamari. Kamari, nuko rero sinzi utayifata nabi. Ikibi cyawe uba ushaka kumva ayo umbwiye cyangwa ayo wongewe, ariko ubundi wakaretse basi nkakwibwira, nkakuvuga nyine ukuntu byagenze. Ubundi rero uko inkuru nayemeye, ko nayemeye rwose, nkemera kuyiguha yose ku murongo, nkayiva umuzingo ufite ikihe kibazo kuko Marigare mwe rwose ibyo ibitekerezo cyane ndayiguhereza pe, ntugire ikibazo. wa mugani se ubundi kuko kuri buyimbwire, ubanza ndi kuvumba pe, ubanza ndimo kuvumba iyo nengewe ntacyo. Komeza umbwire. Ariko ndabona hari abantu baje rero, mu gihe batari bagakomeje kumubwira inkuru, nibwo aho mu cyumba Margarita yari arwariye hinjiye abashinzwe umutekano n'abashinzwe iperereza ku byaha bishingiye ku ihohoterwa, gukubita no gukomeretsa ndetse n'ibindi. Rero bari baherekejwe n'abarwanya ihohoterwa, n'ubundi gusa birumvikana ihohoterwa cyane ribera mu ngo, nuko basaba Kamariza kuba asohotse maze basigarana na Margarita. Rero batangiye bamuhata ibibazo bitandukanye, bamubaza igihe amakimbirane ye na Damascene igihe yari amaze, ndetse bamubaza byinshi byerekeye umubano w'urugo rwabo ndetse n'abana babo. Gusa ibyo byose bamubazaga ntiyari azi yuko Damascene yamaze gutabwa muri yombi, ndetse ko barimo gukusanya ibimenyetso n'amakuru ngo hakorwe dosiye. Rero Margarita ntabwo yari yarigeze atanga ikirego, ariko nanone yahise akeka ko abaturanyi ari bo bamuhururije, bagahuruza n'ubuyobozi nyuma yo kubona uburyo yari amerewe, ko yari ameze nabi, ndetse na nyuma y'uko bamujyanye kwa muganga.
ndetse mwibuke ko na Damascene yari yamaze gutoroka amaze kubona ibyo akoreye umugore we Margarita. Rero amakuru y'uko yamaze gufatwa ndetse akaba afunzwe yayamenye uwo munsi, igihe uwo munsi nyine barimo gukora iperereza, kandi ubwo n'ubundi hari hashize iminsi ari kwa muganga arimo gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo yitabweho. Gusa nanone yagendaga yoroherwa kuko nanone yabashaga kurya neza nta kibazo afite, kuko turibuka neza dutangira yari yarakubiswe, misaya barayigize barayihengamishije, ndetse anabasha gutambuka. Gusa mu rundi ruhande yari agicumbagira n'ubundi. Ubwo rero bamaraga kumubaza ibyo bashakaga byose nibwo bongeye barasohoka, maze Kamariza nawe agaruka mu cyumba yari arwarijemo Margarita. Gusa nanone Kamariza yari yaragowe kuko kuva yamenyana na Kamariza, kuva yamenyana na Margarita, niwe wabaga amurwaje igihe yabaga arwaye, niwe wamugemuriraga. N'umunsi Margarita yabyaraga umwana wa kabiri, niwe waje kuba ari kumwe nawe, ubwo ni ku kiriri, ndetse yakomeje kumukurikirana ahantu kugera no mu rugo. Yamubaye hafi iminsi igera muri 5 kugera Margarita afashe agatege, ubwo ni mu gihe yari amaze kubyara. Ubwo twavuga ko Margarita ni inshuti itagira uko isa, ntagereranywa. Ubwo rero yagarukaga, dore uko nawe akunda inkuru Margarita kubi. Yahise asaba amazina ndayavanze. Ubwo yagarukaga, dore ko nawe akunda inkuru, Kamariza yahise asaba Margarita kumukomereza inkuru. Mukanya wari urimo umbwira ukuntu yagusabye kuzamuha igisubizo muri kumwe. None si waje kubikora Margarita? Ariko icyo nkukundira nawe, ntabwo uhusha ku nkuru, uba wibuka akadomo n'akitso aho byari biri. Nyine nuko yansabye, maze ntekereje nsanga nta kibazo, ngomba nanjye kumusura uko byamera kose, nuko nyine namwemereye. Ngaho rero mbwira amagezi yawe, ariko nawe uri igitangaza Margarita. Ubwo nyine iminsi nayo ntabwo yatinze kugenda, maze iminsi yari yihuse.
nyine nagomberaga kumuha igisubizo nawo nyine urabyumva. Kamaze nicane neza. Nshaka kuryama no kwa muganga se wagira ngo si ikindi mba numva ntazi sijya uzabona ntashye. Nagomberaga kumuha igisubizo. Urumva nyine nawe ntabwo watinze kugera. Nyine naragiye nuko nawe andangira neza kuko yarambwiye ko agace atuyemo ari hafi, nuko ubwo nageragaho wamaye ku mazi, ariko no ku mazi mbanza someho. Urakoze. Ubwo nageragaho yari yambwiye atuye, nyine nahise mfata telefone ndamuhamagara, nsanga neza neza narindi hafi yiwe. Uti hafi yiwe cyangwa iwabo? Shaho wajya ureka Marigari, sinakubwiye ni hari igihe ufata umwanzuro ugasanga umwanzuro wafashe ni wowe ugiye kugarukaho, kandi utari ubizi ko witaye mu kagozi. Nyine nagiye nishyizemo ko nawe ari umusore ukibaye iwabo, nuko ubwo yamaga rero karibu, ntungurwa no gusanga yibera muri geto y'icyumba kimwe cyonyine, atagira icyumba nyine nasanze abamo itagira n'icyumba. Ubwo ndumva bingoye. Ubwo nyine muri make uburiri nibwo bwari intebe, bukaba ameza, imbere y'igitanda niho hari gaze. Gusa sha yari geto nziza pe, yari geto isobanutse, kuko yari ifitemo toilette mu nzu, kandi hari hanini pe mu buryo bugaragara. Nuko rero baguhaye karibu urinjira. Ati ni karibu, byihorere. Nyine narinjiye, ninjira rwose nanjye nta mpungenge, maze nicara aho ku buriri. Nyuma yo kumusuhuza urabyumva, ubwo nyine nanjye nari nagiye nambaye ikanzu, mvuga nti sinajya mu bantu bakuru nambaye ipantaro. Burya abantu utaramenyana nabo ubanza kwigengeserera ku munsi wa mbere. Ubwo rero kwambara ikanzu ibyo ntacyo byari bitwaye pe, ahubwo ibyabaye nyuma nibyo bidasanzwe. N'ubu ngubu ntekereza nkumva birancanze Marigari, birancanze Kamari. Uvuze uti ntibyari bisanzwe gute se? Utambwira ko yahise ayigukuramo, ariko hari icyo nasobanukiwe.
Mukamarituza iyaba ari we wayinkuriyemo wenda nari kuvuga nti niwe, ariko rwose ninjye wayikuriyemo. Gusa nyine utumva ngo ninjye nayikuriyemo ugahita wumva ko hari icyo nashakaga, ahubwo kuyikuramo byatewe n'indi mpamvu. Ngo indi mpamvu, ubwo se ni iyihe mpamvu yatumye Marigarita akuramo ikanzu? Amaze kuyikuramo se byagenze biti? Navuga ngo ntuzacikanwe n'igice